niba Regis yumva ko akeneye gukorana na Miki kandi Miki nakaba yumva ko gukorana na Regis ntacyo bitwaye nibagirana amasezerano. Ladies and gentlemen, my name is Lorenzo Dennis. Uyu munsi rero nko mubibona nagarutse kuri microphone nongera ngaruka no kuri kamera ariko ntabwo ningiye nyine tugiye gukora ubusesenguzi bwimbitse ndi kumwe nande Tiger. Uyu munsi watuzaniye ndi uyu munsi unabazaniye umutumirwa watanye turaza kuba turi kumwe n'umusore ukurikirana cyane ibintu by'imbuga nkoranyambaga dukuru twose abatuza dufiteho inosiyo uko babyita. So uyu munsi dufite uwo bita Anselme Bazuma akaba yiga muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye. Guys, uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo imaze iminsi iri gutrendinga, twabyita gutrendinga kuko habayemo ibintu by'urupfu urumva ni ibintu bibabaje ariko nanone bigomba kudusigira isomo nk'abajene. Sibyo abasore babiri barafunzwe ariko baje kurekurwa, niyo mpamvu twitabaje rero umusesenguzi bamwita Bazuma bamushyiraho kamera banze bamurebe n'ugiye kudufasha gusesengura ingingo kugira ngo urubyiruko twese tugire icyo twigiramo. Bazuma tugwaye kazi. Murakoze cyane ndabashimiye mwamfuramwe. Bazuma none mbere na mbere uba ghetto wa hostel? Urabibona nyine nk'umuntu wo mu gentro ibintu byo gukanirwa nyine ni iki ngo restaurant iki wapi mba nibereye ghetto kabisa. Uba wibereye ghetto? Ibyana bijya bigusura se? Ibyana iyo uvuze ibyana ubushatse kuvuga ibyana byabaye byinshi reko. Aya nyine ndavuga nyine aba baby abakobwa bakaza bakagwa buri kana buri nkone bakunda kwita gufata kuri uncenje ariko ibyo bintu bikomeje kubakoraho. Ibyo bintu urumva nawe ese ubwo wowe ni gute wifata ukazana ibyana muri ghetto? Bamwe njya numva ngo bafungura amaradiyo bakamariramo volume, abandi nyine ngo bagatangira gukinga. Ese ubundi ubwo apfuye? Okay, nicyo ngicyo n'ubundi nagiraga tuganireho. Mu minsi yashize hatambutse inkuru ivuga ko umukobwa witwa Olga yasuye abatipe babiri baba muri ghetto hanyuma yitabima nyine arapfa arahapfira. None ngira ngo icyo kirego waragikurikiranye. Dufashe none tubwire ugihere mu mizi ugeze uyu munsi kugeza ubwo basohotse byagenze ute? No kuvuga ngo amakuru mfite yizewe avuga ko Olga yahamagaye boyfriend we akamubwira ko adahari ariko ko hari umurumumeti babana nyine yagenda akaba ariyo noneho yava ku kazi akaza bakabonana. Ubwo rero yaza yahagera bakaganira nyine nk'ibisanzwe byanga bikunda yarisangaga kuko si ubwa mbere yarahageze. Ubwo rero birangije aza kugira ikibazo nyine biba ngombwa ko bamujyana kwa muganga. Kumujyana kwa muganga rero kubw'amahirwe make aba yitabye Imana. Imana imwakire mu bayo kabisa. Imana imwakire mu bayo kabisa. Ubwo rero njyewe amakuru mfite nuko nyine inzego zahise ziyambazwa ndetse abo bajene bombi bagatabwa muri yombi. Ariko muri make njyewe bajya bavuga ngo uvuze ko nyir'urugo yapfuye si ubumwishe. Niyo mpamvu rero ku munsi w'ejo twabonye ko ibirego byabo babuze ibimenyetso bibahamye. Ni ukuvuga ngo muri makeya nk'umuntu nk'abantu bakundanaga nta kuntu kesi yo kuba bamwica cyangwa se bamuhitana yabahama. Nyine abanyarwanda benshi baravugaga bati ubutabera nibukorwa neza bizakemuka. None ukiri aho ngaho batashye kubera yuko bakundanaga n'uwo mukobwa bakaba bumva nyine urukiko rukaba rwaragenzura bakavuga ati ntabwo byamama, cyangwa se bakoze iperereza bamaze gukora n'iperereza ndetse banifashisha n'ibipimo byo kwa muganga bareba icyishe uwo mukobwa basanga wenda ntaho bihuriye n'abo basore? Ni ukuvuga ngo ukuntu mbibona ni ukuvuga ngo la majorité école
niko bavuga nyine ngo la majorité konta la majorité est content. ni ukuvuga ngo rero icyo abenshi bavugaga bati nta kuntu abantu bakundana habaho kugambanirana kugeza ubwo umuntu yahasiga ubuzima. Nta nibazo bari basanzwe bafitanye wenda byo mu rukundo bari bafitanye. Ubwo rero ukuntu mbibona njyewe mbona ko nyine ubutabera bwakozwe neza kandi bigaragara ko nk'uko aba basore bavuga bati twebwe nta mpamvu yo kujya mu dufate mu dufunge kandi natwe tubabajwe no kuba twatakaje ubuzima bw'umuntu watubaga hafi inshuti yacu. Ubwo rero muri make mbona ko impamvu nyamukuru ari yo relationship yatumye ubushinjacyaha cyangwa se ubugenzacyaha bubure ibimenyetso bifatika nyine byo kuba yahasiga ubuzima. Tuvuge ko umuryango w'uriya mukobwa Olga wenda tuvuga ko wanyuzwe n'ibyavuye mu bugenzacyaha n'ubucamanza icyo buyanzuye mu butabera. Hagira ikindi gikorwa urebye ni ukuvuga ngo uriya muryango ubundi mu gihe uri mu kibazo biragoye kugira ngo wumve ko ikintu cyose wakizera nyine. Ku rwanjye ruhande numva ko kuri bo uko twabyakira twebwe nkabo nk'abantu nyine bari gufesinga iyo case biragoye kugira ngo babyizere neza, ariko byanga bikunda ubutabera bwacu turabwizeye ko nta kimenyane kibamo. mvuga yuko nyine nabo bakwiye kugira kubyakira nyine kuko ubutabera bw'u Rwanda twese turabuzi bukorwa neza. Hanyuma rero tudatinze kuri iyo case reka duhite twihuta cyane duhite tunyarukira muri sinema nyarwanda cyangwa se uruganda rwa sinema rwo mu Rwanda. Harimo case irimo iravugwa ya Miki na Captain Regis. Iyo case ubusesenguzi bwawe cyangwa se ubucukumbuzi bwawe bugeze he, bimeze ute? Murakoze cyane. Ubwo ngewe ukuntu mbona kiriya kibazo Captain nka Captain nyine yafashije uriya mukobwa cyane, aramufasha aramuzamura. Ubwo rero ka kantu k'abantu katajya kiburira umuntu wese ugize neza bagira ngo iyo neza byanga bikunda niba atanze 50% wowe aba gushakamo 80. Regis rero Captain yatanze twavuga ko ari nk'100% kuko mu biganiro byagiye bitambuka uriya mukobwa we ku giti cye yavugaga ko Regis ari we muntu waje mu buzima bwe bugahinduka. Mbese yabaye umuzimurura. Mu Ruganzu Ndori bajyavuga ngo niwe waje kuba umuzimurura cyangwa se indi soko y'ubuzima. Ni ukuvuga ngo nawe rero ngo yageze mu buzima bwe agira ate ubuzima burahinduka. Ubwo rero ngiye ikintu mbona gishobora kuba cyarabiteye Regis ashobora kuba yarazanye ibintu nyine byo gufuha. Mbona ari ugufuha nyine nk'umuntu nta case mbona hari. Buretse gato no kuvuga ngo ku kiganiro yewe yakoze kuri ntuza kuri YouTube channel yiwe we yavuze ko uriya mukobwa barakundanye bamenyaniye i Rubavu ku Gisenyi, umukobwa afite umwana w'amezi 3. We no kuvuga yaravuze ngo ati dufite umwana nubwo ntari papa we ariko ngiye namufataga nk'umwana wanjye. Hanyuma bamaze kumenyana amuzana muri Kigali batangira kugenda bakorana. Noneho uwari warateye inda Miki yabaga hanze ntabwo yabaga mu gihugu, aza kuza biba ngombwa ko Regis nk'umuntu nka baby daddy yaramaze kuhagera. Ubu Regis nyine yasajya ku ruhande ariko nubundi hadaciye ngo aho yaciye ntihagire ngo Regis ngo yagiye ku ruhande ngo ariko Miki wa mu diaspora nubundi yongera kumubabaza. Regis arongera agira ute arahagoboka, barongera basubira mu rukundo bisanzwe. Urumva bamaze kongera gusubira mu rukundo ngo ahubwo ngo ikibazo ngo gihari ngo nuko ngo mu gihe ntuza uriya Miki yari amaze gufungura YouTube channel yiwe atangiye kujya akorera ku mafaranga ngo Regis yaramubwiye ngo tugomba kujya tugabura 50%. Miki aribaza ngo ese niba njyewe ari nge ushora byose nimba ari nge ushora byose ubwo ngubwo iyo 50% ni iki?
Miki yahise afata telefone ahamagara uwo twita Daddy ngira ngo muramuzi Kiramani aramubwira ngo ati ese ko ngiyewe aka kanya sibyo ndimo nashinze YouTube channel ariko ikiriho urabona Regis arimo arangora ari kunsaba ngo se nkanti purusa kubyo ninjiza kandi nta kintu aba yashoye mbigenza uti ntoza Kiramani amubwira ati aho kubura byose wafata n'utwo ngutwo dukeye aribwo twatangiye no kubona ajya no gukina kwa Kiramani na hehe hirya na hino urumva hirya na hino ariko Regis akaba avuga ngo uriya mukobwa akimara kubona Emilio Truas aratira bwa mbere ngo umukobwa ngo yahise agira ute ngo yahise yizamura mu biciro urumva ngo yahise anaga ijosi rwose ngo ryari rimaze ngo gufata ngo ahita urabizi umukobwa abonye amafaranga kandi wenda yakuraga ku muhungu agatangira kubona amafaranga ye ahita hazamo akantu ko kwiyumva ariko Miki nanone ku kiganiro yakoze kwa Godfather yaravuze ngo ayo mafaranga 1,300,000 narayabonye pe ariko nahise nkodeshamo inzu y'ibihumbi 200 urumva ntago wakwishyura ukwezi kumwe ubwo yishyuye amezi nk'abiri cyangwa 3 ngo hanyuma n'ibikoresho n'ibiki ngo amafaranga arangira aho ngaho ngo urumva none Miki niwe muntu ngo wita ngo kuri famiye ye swat ngo yita kuri mukuru we mama ufunzwe ndetse nibarumuna be n'abasaza be bose akabishyura arumva ayo mafaranga yakoresha muri ibyo bibazo ariko nyine Regis nk'umuntu urumva ko niba Regis ari yamusabye ko bazajya bagabana akabona iyo 50 umukobwa yahise yakemuza ibyo bibazo Regis ya 50 yaburiramo none Regis none umukobwa akavuga ngo ati ngewe nakoranye nawe gihe kingana n'amezi 6 yose ngiye nta kintu ngaininga none igihe ntangiye kugira utwo mbona natwe ushatse kuturya ubwo ngubwo uramutse wowe ubyumva uti ese ninde uri mu ikosa ninde uri mu no kuvuga ngo ukuntu iriya case nyibona ngewe ubundi gufasha umuntu cyangwa se gukora iyo bwabaga kugira ngo umuntu amere neza noneho uwo muntu agaciro umuhereje ukabona ari kugapfusha ubusa ibyo bintu birababaza ukuntu mbibona rero no kuvuga ngo niba yararotiriye Emilio Truas bivuze ko urwo ruhare nibura twebwe nk'abanyarwanda turabizi ko Regis kapiteni afitemo 80% kuko arega cyane ko ngo na content bahereyeho bakireya yo kurya ngo ni Regis wayikereye twese turabyemera ko 80% ari Regis no kugira ngo chano igowing vibe cyatewe n'iki na Captain Regis kuko buri wese arajya gukora subscribe akurikiye nde Regis ubwo rero umukobwa yarayabonye urabizi nyine ni n'umwana birumvikana ariko yibagirwa ariko source ariko ngiye ngahita nibaza ngo ese Kiramani ntakorana na Nsabi ntakorana na Nyambo ese Kiramani ibyavuye kwa Nyambo afataho 50%. Icyo ni ikibazo nanone kuba ufashije umuntu ni ngombwa ko wenda tuvuge nk'urugero uyu ufashije umuntu kugira ngo amenyekane sibyo akagira amahirwe akamenyekana ni ngombwa ko yanyunga ari gukura mu kuba yaramenyekanye muyigabana cyangwa wenda akwiye kugushimira akwiye kandi kugushimira si itegeko mu gihe bibona ko ari ngombwa ariko ngewe ukuntu mbibona umukobwa yivugiraga ko ngo kuva bahura ngo nta n'igiceri cy'icumi ngo Regis yari yamwaka ibiganiro bye birahari mwagiyeyo mukabibona avuga ati ngewe papa bebe nta n'igiceri cy'icumi ajya nyaka ibintu byose hari nubwo yavuze ati twagiye muri Kigali Universe hari vlog bakoze bagiye muri Kigali Universe avuga ko nyine ababajwe n'amafaranga menshi Captain Regis yishyuye cyase bakonse amuspendinga ubwo rero nkamwe nk'abasesenguzi nta ikibazo ari amafaranga ahubwo Regis yabonye nta bundi buryo yamunaniza ahitamo kumubwira ati nanjye yabigize urwitwazo cyangwa se ni nka limit yarari kumuha kugira ngo atagenda nyine no kuvuga ngo rero amukobwa bavuga ko yene yikundira iki gutwika nyine namwe murabyo amayoga rwose ngo yatangiye ari Regis yaranabivuze ngo yatangiye ngo kugiha nk'amayoga murumva ngo bose banywa inzoga Regis anywa inzoga turabizi nanga ariko none ngo mugiye ngo banywe amayoga ngo gasanga ngo umukobwa ngo mu gitondo ngo bari bafite akazi mukobwa akabyuka ari hangover
yamara kubyuka ari hangover akazi kakagira ute kagapfa. Ni ukuvuga ngo Regis afite amafaranga menshi, ntago ayo mafaranga ntago yamunaniza, ntago byaba intandaro. Ni ukuvuga ngo umuhungu yarafushye, amukeneye urukundo birenze ubushobozi, urukundo birenze ibintu byose. None ubona ari iki cyakorwa kugira ngo aba bantu biyunge? Ikintu cyakorwa, hakenewe ibiganiro kuko ibintu bakoze bose barahubutse, hajemo guhubuka, biriya ni ibibazo mwicara mugahandoringa bigakemuka. Ariko ikigaragara nshingiye ku kiganiro Regis yakoze, ikigaragara cyo Miki we ntago ashaka kuvugisha Regis, ariko Regis waravuga ngo ati njyewe n'ubundi niteguye kugira ute kumusapotinga buri hantu hose azajya, niteguye kumusapotinga igihe azasaba ubufasha, ndetse akanavuga ati mwebwe abantu uriya ni umuntu azi gukora marketing, azi kwamamaza, mukomeze mumuhibira kabisa. Ariko nyine umukobwa we nta kintu ari kubigaragaza. Umukobwa sibyo, urumva niba Regis ari kuvuga ati njye niteguye kumusapotinga. Abakobwa bagira impungenge ku kintu runaka, ashaka ko ari kubona gukomeza gusapotingwa na Regis hari icyo biri kumusaba cyangwa icyo amugomba, akaba ariyo mpamvu ari kubihunga. Kuko niba ukorana n'umuntu ukagira aho ufungura channel yawe, nuko nawe ukeneye izindi nyungu zayo kujya ku ruhande rwawe. Mu bigaragara uyu mukobwa afite impungenge z'umubano we na Regis, sibyo? Ari na mpamvu hatangiye kuzamo agatutsi. Niba Regis yiteguye kumufasha ariko umukobwa akaba atabishaka, nge hari ikintu kimwe no kuba harimo impamvu imwe, kubona wabona ko yagezeyo, cyangwa se uko umuntu akomeza gufasha cyane uguma wumva ko muri mideni akaba ari cyo ari guhunga. Hari ikintu rero mbona cyagakozwe, no kuvuga ngo bari abantu pe ngende umufana wabo mu buzima busanzwe. Captain Regis ndamufana pe kabisa, imikinire ye ngenda yemera, agira style yihariye muri acting, akina mudu, urumva ari gukina kayijamo kabisa, ewana agira afite fame bya danje. Noneho ikintu mbona cyakorwa, iyo bari gukinana ubona ko bakina ibintu bibarimo, ikintu bakeneye niba Regis yumva ko akeneye gukorana na Miki, kandi Miki nakaba yumva ko gukorana na Regis ntacyo bitwaye, nibagirana amasezerano, babivane mu byabo, bavane mwaka ngo mu by'urukundo bikini biki, bakora akazi. Akandi kantu wenda ni ukuvuga ngo ahantu wumva ko amafaranga atari cyo kibazo, ni ukuvuga ngo niba Regis avuze ati ndashaka 50 nawe tware 50, undi akavuga ati ni gute ashaka 50 nanjye 50 kandi ari njyewe washoye, ahubwo kucyo ashora wenyine bashoye, n'ubundi ko n'undi ari industry bose bashoye, usanga content bakina kenshi ni Regis wazanye. Ni ukuvuga ngo twese ntawe uhakanya uruhare Regis agira ate. Content bakinira hara kuri ntuza, iyo ajya kina hara kuri channel ya Miki bita ngo My Daughter, ila ni lifestyle, n'ubuzima bwa Miki bakina, urumva n'ubuzima bwa Miki, wenda abahari kugira ngo ati atume ibya bintu biva mu nyandiko bijye muri mu ntuza mu buryo bw'amashusho, ariko ibyo bakinira kuri ntuza aho kuri kwa Miki ntabwo ari content uvuga ngo ati ngo nuko Regis yanditse, ahubwo n'ubuzima bwa Miki bakina. Ni ukuvuga ngo rero nk'abantu muri industry icyambere ni money, bose nibicare hamwe bavuge bati niba ari ugushora ku kwezi turakoresha 500, 25 25, ibintu bigende neza, turabakunda, nta muntu udashyigikiye, banahindura content kandi yarebwa. Inama babagira nuko babigira professional, bakarega gushyiramo amarangamutima, kuko mu mafaranga nta muntu uzana amarangamutima. Ubwo mu gihe Regis abonye ko mu bintu yavunikiye bari kubifata uko bishakiye, nyine inyungu yabonetse iri kugenda nyine ntazi ngo nibiki, kandi niwe bivuna, kandi turi abantu buri wese yatekereza ibindi. Ubwo rero ikintu numva nuko bashora bagakorana, kandi nta n'ikintu kirenze bapfuye, ntaki nazibanya zidakomanya amahembe, niko abanyarwanda bavuze. Bazuma reka tugushimire, murakoze cyane. MC Swai nagushimiye cyane kabisa, always kabisa. Yabana gukorana nawe ni bya danje. Ciao guys, rero ndagira ngo mbashimire mwebwe mwadukurikiye, mugomeze mudasupporting, we will be there next time. Ciao.